abamarayika banjye. amen. Numva ewe mana numva pe aho ndi nkajya numva hari kuba hato abana ntabwo nongeye kubiteza, umugabo ntabwo nongeye kubiteza, cyoko nawe arankundira amakanya pe nawe akajya amera nk'umuntu wiheje. Ubundi nkamara igihe kinini kuri fone ndi kumwe n'impanga yanjye tuganira, yewe mana hari n'ibintu byambaye icyo gihe nari ntetse amazi y'akawunga pe, turavugana kuri telefone amazi arashya nanjye nshyiramo umunyu nsukamo n'amavuta ndongera napfundikira ndagira ndacana turi kuvugana ndacana ngiye gukuraho umufuriko mbona amazi yakamye hano yanjye kuko umugabo ntawe wari uhari, ibyo byose byabaye adahari ariko nta kindi yari kurenzaho urumva. Numva noneho ibintu noneho bimbaye ndasaze mfashwe n'ibyanyu nuko ndongera nsukamo andi mazi ndacana bundi mana yanjye mva numvaga nshaka kuva kuri fone igihe cyose. Abana umwana yamvugisha oya uretse mwe mu gihe hariya ariko mbese manje mvugane n'impanga yanjye bazi ati wa nkamwibaza amabaze se ubu nta n'igitekerezo ugira ngo wenda nzagufashe gushaka. Yego. Ati wapi, twaje kubaho turatuza twarabifashe nk'ibirawo nyine nta kundi twabigenza, nawe atuje azi ko umuryango we ari njye n'abana n'uyu musaza n'umukecuru bamureze cyane, turabyakira turihangana. Kikora kubw'amahirwe ejo bundi ibintu byaje kubaho nanjye byarantunguye, ngenza kumubwira none ikintu kigiye kubaho kubera ko ntarabona n'ifoto y'uwo muntu, turabanza tujye gufatisha amaraso. Niko namubwiye, abona mbivuze rwose ntuje nzi ko ariko bimeze. Noneho amahirwe yaje kubaho nabonye ifoto y'ikimara kugera muri telefone, iyo nahise mubwira ngo ikintu mwihinduye ntabwo tuzajyayo. Ubwo rero kugira ngo uyu mukobwa nanjye nze kumubona, umukecuru yaricaye turicara, hari nitwa Rudasiba kurongora njyewe sinababesha, narongoraga abagore banjye ni abagore batanu, muri aba bagore ko ari batanu nibo bamesheje uriya mwana wanjye. Noneho umukecuru ati rwose ntabwo ushobora kwicara, ndashaka kugira ngo nzaze kwishakira utwana tuzaze tumfasha. Nabwiye umukecuru nti rero wa mukecuru we, icyo gitekerezo ntabwo ari kibi, ni cyiza, uzagende uko uzabona Imana izaduha ntituzabona uri ukuzana. ubwo murumva icyo bishatse kuvuga, abumva bari kumva. Ubwo rero uwo mwana iyo aba ataraje hariya, uyu mwana ntabwo mwari muzamumenya. Yezu yarabambwe kugira ngo abantu bayo bakire, ababuze bazaboneke. Yezu yaravuze ati muzasiga imitungo musige ibiki ariko munkurikire. Ababyeyi rero niba mwemera Bikira Mariya, Bikira Mariya yangabyeho ibitero by'urukundo, ibishashi bya Bikira Mariya nibyo byatumye mbona uyu mwana. Narababaye ndaribwa, Mukasine naza arababwira uburyo nariwemo, byarampungabanije nibaza impamvu bikanga. Nahageze mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka ushize, niho nahageze, hari mu matariki 20. Hariya niho tubika telefoni, uwo mukobwa wanyu niwe utubikira amatelefoni, niwe ubika ibikapu, tumarete niho tudusiga. Nuko nari umwana muto, mama yaciraga hasi ahetse undi mwana, niba ari impanga niba twarakurikiranaga simbizi, nibyo nibuka nta bindi. Basaza banyu ubwo urukuba wenda babaga bagiye kwibungira sinababonaga, reka nabyo nari nsobanukiwe. Rumva yewe nuwo ikintu nanone nibukaga kimwe, nuko nibukaga ko duhunga ari musaza wanjye yagiye ampetse, mama nawe ahetse undi mwana,
ubwo tugeze imbere bageze imbere birakomera, mama amaze kudusiga umusaza wanjye ansiga hasi aho arigendera, nanjye nsigara ndi kurira aho ngaho, nta nubwo nigeze mpaguruka wenda ngo mbakurikire, nagumye aho ngaho nuko ndarira, agahinda kanyegeka aho ngaho nsinziriraho. Uburyo nahavuye ntabwo mbyibuka, simbizi niba ari uwahankuye, ni Imana ariko yahankuye. Nuko ubwo birangira gutyo, mburana n'abanjye gutyo. Ubwo uri kumva nyuma y'ibyo hari ahantu henshi nagiye nyura, niba ari abantoraguye wenda bakanjyana mu rugo ntabwo mbizi. Aho hantu anyohereza ifoto ndayireba, mpita nibuka ibyo wa muntu wanjye wapfuye yabwiye ko hari umuntu twavukanaga ariko akaba yarabuze mu gihe cya jenoside. Mpita mubwira nti bari imbere yamuvugisha, maze kumuvugisha numva ahubwo ndi kuvugana na wa mushiki wanjye dusangamo, numva baravuga kimwe, numva baraseka kimwe, ndavuga ntabwo bishoboka. Numva hajemo gushidikanya, fata umuvandimwe wanjye Ndayisenga haguruka rwose, uravuga mumushimire rwose, n'amajensi uyu muntu ari abaye ati Nyagatare, urumva ko ndi gusimbuka, ati zamimuri. Twagiye tuyoboza, Ndayisenga yarambwiye ati Nyagatare ndayizi neza. Muraho ndabashuje, Imana ibahe umugisha kandi ibagire neza. Ndagira ngo nongere mbasuhuze. Muraho neza. Uyu munsi ni umunsi mukuru, ni umunsi ngarukamwaka, ariko mbere ya byose kubemera Imana n'abatemera Imana, cyangwa se n'abayemera gake n'abayemera cyane, mumfashe tubanze tureze Imana yacu icyubahiro. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Mbashimiye yuko mwitabiriye ubutumire, inshuti, abavandimwe n'imiryango, rwose Imana ibahe umugisha. Icyo nabatumiriye rero gikomeye cyane, hari mushiki wanjye wundi utaragera aha ngaha, we yari ari mu kazi aho akora ariko yatse uruhushya, yarambwiye ko nawe ari mu nzira. Nitwa Renzaho Mayeni Tarisisi, ayo niyo mazina yanjye, ariko amazina yanjye ariko ndangamuntu ni Renzaho Mayeni, niryo zina ryanjye. Ibyo nabyo hari amateka y'iryo zina Mayeni. Ubundi abenshi ntabwo mwari mubizi, ubundi kera nkiri umwana bahoze banyita Mayeni. Niko n'umuryango wanjye ubizi, sibyo? Siko bimeze. Ubwo rero nagira ngo mbivuge neza kugira ngo none bashyitsi babimenye cyangwa se bumve ko hari aho baba barabyumvise. Nyuma rero umusaza witaye aza kurihindura, aravuga ati wowe urirenzaho Mayeni Tarisisi, ubwo nitwa Mayeni. Urabyumva neza cyane. Aravuga ati rero Mayeni ni izina ry'ubwenge bwinshi, ni izina ririmo amanyanga, ni izina ririmo gucabiranya, ni izina rigarukamo ubwenge bwinshi, none wowe nirenzaho Mayeni, bikubiyemo byose Tarisisi. Ubwo ni uko rero, nitwa Nirenzaho Mayeni, niryo zina ryanjye. Icyo nabatumirije rero, ndashaka kubabwira ko Imana ikora kandi n'ubu igikora. Imana irakora, iracyakora imirimo n'ibitangaza. Ni ukuvuga
ndashaka kubabwira gukora kw'Imana ari cyo cyatumye mbatumira, mvuga gukomera kw'Imana, mvuga imbaraga z'Imana, kuko ntabwo nashatse kubyererana, ahubwo nashatse kubyerekana yuko Imana ikora imirimo n'ibitangaza. Ati rero iyo Mana ibikora gute? Ni ukuvuga ngo iwacu nasaze nabamenye ubwenge, turi abana bagera kuri bane, njyewe na mushiki wanjye uyu nguyu n'undi ukiri mu kazi, na musaza wanjye murumuna wanjye nawe wapfuye, n'undi mukobwa umwe utaragera aha ngaha. Njyewe menya ubwo bwenge, menya turi abo bana, niko nari bizi. Ariko njyewe twaje gukurira mu buzima bwa gipfubyi, ni ukuvuga ngo njyewe ubwanjye naherukanaga n'ababyeyi mfite imyaka 8 muri jenoside w'1994. murabizi byabaye mu gihugu cy'u Rwanda, amateka ni maremare. Ababyeyi banjye naje gutandukanira nabo muri Kigali, nza kuva muri Kigali njyenyine ndagenda, mara cyagaguye, mara nk'imyaka 8 narongera kugaruka muri Kigali, mba muri Kongo. Rero imiryango yaje kumbura, irambura, irashakisha. Rero nza kugaruka mu Rwanda muri 1900, ni muri 1999 gutyo. Ariko bandangishije, nari naratoraguwe nanjye n'umugiraneza aho ngaho muri Kongo, anshyira mu ishuri aranyigisha. Igihe kigeze yakoraga muri Croix Rouge, aza kurangisha ababyeyi banjye, aza kuntegera indege, nza mu Rwanda. Njye mu Rwanda rero nza gusanga hari umuryango wanjye wo kwa mama. Muhaguruke mwese ko mudahaguruka. N'abandi baricaye, ariko aba ni bake, ariko ni umuryango mugari. Nababwiye ni rero aba ni abatuye hano hafi, hari umuryango mugari wa kure, ariko nababwiye ati mwebwe muze murebe ibitangaza by'Imana, muzabwira abandi. Ubwo rero baza kundangisha, nanjye maze nk'imyaka 8 gutyo, baza kumbwira ko hari umuryango wo kwa mama uhari. Baza kunzana, baranyakira, umwana mu rugo, bashyira mu ishuri ndiga. Bankorera ibishoboka byose, barambwira ati rero dore mushiki wawe n'uyu, dore murumuna wawe n'uyu, dore mushiki wawe n'uyu wundi. Ati abo ni bo bana banjye. Njyewe muranzi ko abo tuvukana ari abo batatu. Bibaho, ariko hari umurage wapfuye, yarambwiye ati hari mushiki wacu wabuze. Ati wabuze mu gihe cya jenoside, ati yaburiye mu Ruhengeri igihe byari bikomeye. Ati papa, we yambwiraga kuko papa bamwishe, ati papa bamwishe, umushiki wanjye twese twari turi kumwe nawe. Ati ariko twe twakomeje guhungana na mama, ariko we aburira aho ngaho mu Ruhengeri. Ese byagenze gute? Icyo gihe arambwira ati ni interahamwe zo mu Ruhengeri zaje zireba uko ameze n'uko asa, ziramwica. Ati mushiki wanjye mutoya, ati baravuga ko ari mushiki wawe w'impanga. Nari impanga na mugenzi we. Ntabwo bishoboka. Yarabuze, ubwo yarapfuye. Muri ubwo muri 1994, umubare imyaka 32 ishize, ni myinshi. Numva ni igitangaza. Bibaho. Ejo bundi ndi mu kazi, ngiye kumva numva uwo mushiki wanjye
arambwira ati ariko ati hari umuntu waje arandeba aranyitegereza aransuhuza. Ese yagusuhuje akwita kuki? Ati yasuhuje anyita ngo Rusigi. Ndamubwira ntabwo ndi Rusigi. Ati nibyo? Ati yasuhuje, yabaje kunsuzuma bwa mbere arambwira aranyibwira numva simuzi arigendera. Mushiki wanjye yakora hariya kuri gereza hariya gisirikare. Hashize ngo nk'ikindi gihe nk'ukwezi wa muntu arongera agenda aramusuhuza ati bite Rusi? Ati ntabwo ndi Rusi, njye nitwa Kasimi. Baribwirana ati noneho rero wowe nimba utari Rusiya urinde? Njye ni Kasimi. Ati nta wundi muntu se muvuga? Ati ntawe. Ati tekereza neza. Ati abahari baba Kigali. Ati ko hari umuntu musa nta muntu mwamuvugana? Ati oya. Aratekereza akavuga ati ariko hari impanga yanjye bavuga ko yabuze, ariko ikaba yarapfuye ikaba idakira. Ahita amubwira ati oya ntabwo yapfuye ahubwo ariho. Ati n'ikimenyimenyi reka ngufotore nzamuhereze ifoto muzibwirane iterambere ryabaye byinshi uzarebe ko atari murumuna wawe cyangwa se mutavukana. Baba baraganiriye gato yakunze kubicagagura bitewe n'uko amasaha yagiye, baribwirana aramufotora anyoreza ifoto. Ndayireba mpita nibuka ibyo wa murumuna wanjye wapfuye yabwiye ko hari umuntu twavukanaga ariko akaba yarabuze mu gihe cya Jenoside. Mpita mubwira nti bari imbere yamuvugisha. Maze kumuvugisha numva ahubwo ndi kuvugana na wa mushiki wanjye dusangaho, numva baravuga kimwe, numva baraseka kimwe, ndavuga ntabwo bishoboka. Numva hajemo gushidikanya, fata umuvandimwe wanjye Ndayisenga haguruka rwose uravuga mumushimire rwose. N'abajensi uyu muntu ari abaye ati Nyagatare urumva ko ndi gusimbuka. Ati zamimuri twagiye tuyoboza Ndayisenga arambwira ati Nyagatare ndayizi niho iwacu niho tuvuga tugende. Dushyiramo esanse turagenda, ni amateka maremare ubwo ndi kubihina. Tugezeyo nsanga ni mushiki wanjye nari narabuze mu gihe cya Jenoside ariko ubu akaba yabonetse. Rero nagira ngo haguruke nubwo uwo bavukana ataragera Kanamurama wanjye nawe nahaguruke ngo nabereka abo maze kumenya, ubwo nabo baraza kutubwira. Dore rero uyu muntu twaherukana afite imyaka 2 n'igice. Naramubwiye se urumva ari iki? Ati ndumva nakuze neza. Ati ariko turi umusaza wanjye. Yene ndi umusaza wawe, ariko nanjye kugira ngo umenye ko ari mushiki wanjye bitamuzana se witwa nde? Ati nitwa Rusiya Mukasine. Bitanibuka yuko iwacu hari Mukasine na Kasine rero ugiye kuza mu kanya ni mumubona murabona ari fotokopi ari kwiga. Ubwo rero numva ayo aricyo nabahamagariye cyane, ariko nagira ngo uyu mubyeyi niwe waduhuje. Ndagira ngo mbere yuko baza kuvuga wenda baravuga gake baravuga n'uyavuge tuze kumva na muramu wanjye uko bahuye. Ubwo rero Imana ibahe amateka ni maremare, tuzagenda tuyavuga uko bukeye n'uko bwije, ntabwo twabivuga ntabwo birangiye. Niyo mpamvu niyambajije YouTube, ndavuga ni muzi iyi nkuru gishyire kuri YouTube igere mu Rwanda hose no hanze.
ntabagaye abanyamakuru b'umwuga n'abatarawumwuga kugira ngo iyi nkuru rwose tuzajye duhora twicyatinga turebe twibuke uko byari bimeze. ubwo rero reka uyu muranga uyu muhuzi tumwumve, noneho tuze kumva uyu mushiki wanjye nawe. mbanje gushimira uyu muvandimwe, uyu ni umwana wanjye rwose kamusubize. uyu ni umukazana. murebe reba hariya, reba hariya wumbura amenyo. yego ye, baturebe reba ruguru. Imana ihabwa icyubahiro. muri kumva? abuzukuru ngabo nimuhaguruke, nimuhaguruke. ni njyewe, ntabwo mukuru wanjye yapfuye, yarashibutse, yaransize. muraho neza, mukomere. Imana irimo irakora. njyewe ntuye mu majyaruguru mu karere ka Rulindo, umurenge wa Cyungo, akagari ka Marembo, umudugudu wa Gahinga. nitwa Mukankuranga Yudita, mfite abana 5 bariho n'uwagiye wa 7. mfite umugabo, turi kumwe n'abo bana 6 bari aho. mfite n'abuzukuru bageze kuri 7. icyo ndimo nshimangira ko mukuru wanjye atapfuye, uwabyaye abangaba yarashibutse, ashibuka haya mashami yose mureba, nanjye ndasigara. nta nubwo n'ubu biramvamo, wagira ngo twaravukanye. ubu murandeba gutya, ndimo ndi kuribwa, ndi gushira. uko nabonye Kasine n'ubu byagarutse bindimwo. uyu mukobwa yakuriye mu muryango aho ntuye muri Rulindo. intambara irangiye nahagarariye abagore, nabaye mu nyangamugayo, mbamo. umugabo wanjye aba muri Gacaca, nkurira abagore ku murenge. impapuro bajyaga kwigira abana kugira ngo bazafate abana muri Ruferina, ninjye wazisinyagaho. uyu mubyeyi rero, umugabo we n'uriya wareze uwo mwana, wareze uyu mukobwa, kubera ko uyu twamukikiraga ari uruhinja, bamaze kumukura mu ruhengeri. niyo mpamvu ndi kubabwira ngo wagira ngo nyina nangwa se turavukana, twavuye kuri Adamu. ntabwo nzi impamvu bindimo bikandya, bikanamvuna, bikanambabaza. hari impamvu Imana igihisha inyuma. uyu mukobwa rero twaramuhetse, naramuhetse, yaranyariye, mbese nk'umubyeyi, nk'umuntu wayoboraga. murabyumva uko byari bimeze. ubwo rero noneho Imana igiye kwigaragaza mu bayo. hari umwana uri hano ku Murindi, niwe Yezu yarabambwe kugira ngo abantu be bakire. ubwo murumva icyo bishatse kuvuga, abumva bari kumva. ubwo rero uwo mwana iyo aba ataraje hariya, uyu mwana ntabwo mwari muzamumenya. Yezu yarabambwe kugira ngo abantu bayo bakire, ababuze bazaboneke. Yezu yaravuze ati muzasiga imitungo, musige ibiki, ariko munkurikire. ababyeyi rero niba mwemera Bikira Mariya, Bikira Mariya yangabyeho ibitero by'urukundo. ibishashi bya Bikira Mariya nibyo byatumye mbona uyu mwana. narababaye, ndaribwa. Kasine naza arababwira uburyo nariwemo. byarampungabanije, nibaza impamvu, bikanga. nahageze mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka ushize, niho nahageze. hari mu matariki 20.
hariya niho tubika telefoni, uwo mukobwa wanyu niwe utubikira amatelefoni, niwe ubika ibikapu, utumarete niho tudusiga. Mpageze mbona niwe ngiye guhereza telefoni, mbona ari uyu nguyu. Noneho iyangabire Imana yangabyeho irankurura, numva ubushyuhe buraje. Abantu b'ababyeyi bo babyara bajya ku bisebo, muzi yindi hiye, niko byangendekeye. Hose numva nsheshe urumeza. Uwo mukobwa muhereza telefoni, ndamuhobera nturi Rusiya, arambwira ati mukecuru ko ntari Rusiya se, bitaba yibereye mu turimo twinshi, nyine abigeze basura abantu kuri gereza ya gisirikari bazi ukuntu aba ameze. Anyima amaso ndigendera, ngeze nk'ahariya hirya biranga birankurura, numva muri njyewe ndaribwa, ndongera ndagaruka ndamubwira nti ariko mwana wa, nubwo wanze kunyibwira nturi Rusiya, kubera ko uyu nguyu rero ari mu Mutara. Ntamubwiye ntiyaba yarataye umugabo we hari akaza gukodesha i Kigali, akaba ari kwanga kunyibwira ngo ntazagera mu rugo nkabibwira nyina. Narabicumuriyeho, ariko Imana irambwira ati komera urwane urugamba. Nuko ubwo bigenda bityo, ndongera ngarutse birongera bimbaho. Umukobwa ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa mbere nibwo Kasine nawe yabonye byarandiye cyane, aravuga ati mukecuru, hari saa 9:30, ati mukecuru, yari kumwe n'umukazana wanjye twari twajyanye kuri gereza. Arambwira ati ngiye kukumara agahinda, ayo marira uhora umbona ukarira, ibyishimo byajya kuza ukarira. Narariraga pe, amarira agashoka. Ngiye kukumara agahinda. Umwana ubwo tujya ahantu turahagarara n'uwo mukazana wanjye, nuko atari ko se kaka koko haramfata arampumuriza ati hangane. Kasine arahagarara turaganira, nuko arambwira ati ngewe mukecuru, uwo muntu wabonye dusa, ko ngewe mwene mama w'impanga yanjye yapfuye, ababyeyi banjye nanjye mama akaba ari we wapfuye, mbonye papa ko ntari muzi, ko narerewe mu kigo cyo mu Ruhengeri, ni kandi n'undi ari mu Ruhengeri nawe yarerewe, niwe nkanga nkabishimangira n'imbaraga z'Imana, ntabwo ari ku bwanjye. Nuko ubwo umwana arambwira ati rero mukecuru, twari nomero zanjye utware nawe izawe, noneho uzampuze n'uwo mukobwa. Ndataha, ngeze mu nzira biranga, bya bishashi birakomeza birambaba. Nuko ubwo ngeze aho mpamagara uwo mukecuru wareze uyu nguyu kuri telefoni, bimeze bite ko nsa n'umuntu wabonekewe? Ati bimeze bite? Ndamubaza ntimbwira Rusiya akiri umwana uko wamuzanye, nta jambo n'iri na rimwe waba waramuguriye umugati ngo yishime agusekere nk'umubyeyi we agira akantu akubwira. Niko mwene nyina yambwiye ko hari umuntu wari umuhetse w'umuhungu, nyina nawe ahetse umwana w'umukobwa, bakaba baraburanye icyo gihe, nta kintu yakubwiye. Arambwira ati ngewe Rusiya yambwiye ko yari ahetswe n'umuhungu, ariko ntazi ukuntu baburanye, yagiye kwibona yibona ari hano. Ubwo ndavuga nti ngewe namubonye, ntinabonye mwene nyina, kuko Nyagasani ibiganza yandamburiyeho bigatuma muhobera, na n'ubu nkaba nkiribwa, ntabwo bizaba ubusa. Nuko ubwo umubyeyi arambwira ati reka ejo nzagusakira nomero z'uyu nguyu. Arazishaka arampamagara, ubwo ampuza na Kasine, turavugana. Kasine we yahise ambwirira ku Murinda ati ngewe niyo tuzaba dusa, ariko tuzakoresha uburyo dushoboka umuryango twifatisha amaraso. Ubwo yahita ashaka telefoni mu Mutara, barakurura ya mamega yabo bashiramo, barakururana ngo bararebana. Niko numva igihugu sinamenya ndikuriye, ngo bakururanye rero bagwa igihumura, ibyo gupima amaraso bishiriraho.
ubwo bahita boherereza uyu nguyu nawe bishiriye aho nawe ati nifi ntibyarangiye. Ubwo rero bantu b'Imana, ubwo bagiye mu Mutara, ubwo barampamagaye, Kasine arampamagara ati mama, ati ndagira ngo tujyane mu Mutara. Ndamubwira nti rero mwana wanjye, Imana yakoze ibi ngibi izakomeza ibikore, mugende ndabasengera niwe nicaye, ntago nahinze, niriwe mu rugo ndimo nsenga mbasengera ku rugendo. Hari mu mvura uwo munsi, uyu yarampamagaye ati dusigaje iminota 10 ngo tugereyo ariko imvura ni nyinshi, mugende muragerayo. Ubwo baraserebura, ubwo biba ngombwa ko tuzaza hano. Nababwiye nti ngewe nzajya mu gicumbi cya data aho Ingabire yaturutse. Nabwiye aba bakobwa ntabwo ari ukuvuga ngo narakubonye, dufite icyo dupfana, kuko n'ubu ntungutse hariya mundeba biri kundya, hari impamvu, hari icyo Imana itari yasobanura. Ubwo rero nibwo buryo mureba twaje aha. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo nigeze nza hano ku Murindi, nahazanywe nuko icyo kibazo gihari. Inaha simpazi, nta muntu mpafite, nubwo baba banahari ariko ntabyo nzi. Wenda ngo abantu baza kunshakaho ubutumwa bakambaza bati wari usanzwe ujyayo, wenda wigeze ubona abo bantu. Rwose Imana niyo kundengera, n'ibyo Imana yikoreye. None ndabashimye kuba nsanze uyu muvandimwe afitiye umuryango. Nta kuntu intama y'Imana yaba yaravuye muri uyu muryango arakuzi gutumira ubukwe ku wa mbere, kwa kabiri ukabona abantu bangana barya, bibona bake, urumva. None ubwo nibyo muri makeya naho bigeze. Ntegereje kugira ngo uwo mwana wanjye wundi aze, noneho muze kubafotora, twifotoranye, ifoto igende ikwire hose. Kasine yaranambwiye ati mukecuru, ifoto yanjye ko bayibungije mu gihugu hose bakabura uwo dusa. Nubwo rero abantu bose Imana yabahumishije amaso, ibumbura yanjye. Ijambo ryanjye niryo. Imana ihabwa icyubahiro. nishimiye imyaka myinshi cyane. Ni bake bibaho, ni ukuri pe. Ubu mbaye uw'agaciro ariko nari mbayeho ntazi icyo ndicyo, mbese nkabona uruhande rumwe ndi umuntu, ahandi nkibura icyo ndicyo. Ariko aho maze kubonera umuryango barangiye, nahise numva mbaye umuntu wuzuye. Uzi kuba imyaka 32, uzi ngo nta muryango ufite kandi uhari, nkabaho nyenyine mu bwigunge, ntazi nibura wenda no kwivuka. Wenda niyo nza kumenya kwivuko mba naraturongeye nkaza hafi aho ngaho, nkabaza ni iwacu hari hehe, cyangwa wenda nkareba ko nakubitana n'umuntu tuzi akangeza kwivuka. Ariko no kwivuka ntaho nari nzi, nta n'uwo nibukaga. Uretse wenda ikintu nibukaga nuko nibukaga ko wenda mu cyo gihe mama hari umwana yabaga ahetse, nanjye akanshira hasi aho kunuza ku musambi. Hari umanza ntari nzi no kugenda cyokora, nigwaga aho ngaho mu rugo. Ubwo ntabwo nasobanukiwe uburyo ki nabaga ndi kumwe n'impanga yanjye. Wenda ibi bimaze kubaho, bavuze ko hari impanga yanjye ibonetse, nibwo nahise nsubiza amaso inyuma ndatekereza, ndibaza se umwana mama yabaga ahetse yari impanga yanjye, cyangwa wenda wasanga twari inkurikirane. Ubwo nibwo uyu yamaze gutangaza ibyo bitangaza, arangije abaza umubyeyi wandeze ati se nta kintu waba wibuka uburyo wari ubayeho mu muryango iwanyu, wenda ko wari umwana mwaba mwaravukanye? Ndavuga nti mama newe simbizi niba nari mfite impanga, ariko icyo nzi icyo nibukaga nuko nari umwana muto, mama yanciraga hasi ahetse undi mwana. Niba ari impanga, niba twarakurikiranaga simbizi. Nibyo nibuka, nta bindi. Basaza banyu ubwo uri kuva wenda babaga bagiye kwibungira sinababonaga,
reka ntabyo nari nsobanukiwe rumva yewe n'uwo ikintu nanone nibukaga kimwe nuko nibukaga ko duhunga ari musaza wanjye yagiye ampetse mama nawe ahetse undi mwana ubwo bageze imbere birakomera mama amaze kudusiga umusaza wanjye ansiga hasi aho arigendera nanjye nsigara ndi kurira aho ngaho nta nubwo nigeze mpaguruka wenda ngo mbakurikire nagumye aho ngaho nuko ndarira agahinda kanyegeka aho ngaho nsinziriraho uburyo nahavuye ntabwo mbyibuka simbizi niba ari uwahanguye ni Imana ariko yahanguye nuko ubwo birangira gutyo mburana n'abanjye gutyo ubwo uri kumva nyuma y'ibyo hari ahantu henshi nagiye nyura niba ari abantoraguye wenda bakanjyana mu rugo ntabwo mbizi aho hantu nahabaye nta nubwo mpibuka ariko sinzi ahari hari ahantu nabaye igihe nahamaze sinkibuka cyokora bahise banjyana mu kigo cy'imfubyi mu Ruhengeri bamaze kunjyanayo niho nabaye umva nari umwana muto ariko ndababwiza ukuri sinajyaga nsinzira na rimwe naraga ndeba bugacya kandi nta bindi bintu nitekererezaga ariko nkaryama abandi bana bagasinzira kiye bugacya ntasinziye ibyo bintu byambaga wari kusimenye impamvu yabyo nuko ubwo igihe kiragera ababyeyi baza kujya bafata abana mu kigo cy'imfubyi ubona umubyeyi araje aradufashe njyewe n'undi mwana muto w'umuhungu uwo mwana we yari mu mezi nta mwaka yari afite ubwo baba batujyanye mu muryango turererwa muri uwo muryango umubyeyi araturera ari we n'uyu musaza mama we kubera ikibazo cy'uburwayi ntabwo yabashije kuboneka ubwo nakuriye mu muryango ubwo ndiyakira nakuriye muri uwo muryango ubwo ndiyakira numva ko ari bo babyeyi banjye aribo n'abandi bene babo aribo bavandimwe banjye kuko ibaze kubaho utazi aho wavutse nta n'umwe na mama sinari muzi na papa sinari muzi yewe n'abana twavukanaga nta n'umwe nari nzi izina ubwo ngeze muri uwo muryango ndiyakira nyine mba umwana mu rugo nawe ambera umubyeyi mwiza yarasengaga ari umunyagatulika kandi na n'ubu aracyari umunyagatulika yambere umubyeyi pe mwiza rwose aranyigisha ndiga ariko nyine sinzi burya baravuga ngo akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu yarandeze pe anyitaho bishoboka ariko ntabwo kaburaga karazaga nuko ubwo mbaho ndiga n'uwo musaza wanjye nawe yakuye aho ngaho mu Ruhengeri ubwo nyine yahise aba musaza wanjye twari duhuje umuruho habonetse undi muryango ubwo nawe aturera turi babiri cyokora we ntabwo we yabashije kwiga njyewe nakomeje ndiga ubwo natsinze ngeze mu wa mbere segonderi ajyana muri interina maze kwiga umwaka umwe ubushobozi burabuze atangira guhura n'uburwayi nuko nkomereza muri 12 ndizera nayo nari bwo yari itangiye nkomeza muri nayo niga mu wa kabiri ariko mbona aho nagiye kwiga icyo gihe mbona ni kure noneho mama arambwira ati ngiye kukohereza kwa mubyara wawe kubera ko hari hafi yo ku ishuri uzajye wiga ariho utaha ubwo nawe rwose yaramfashije nawe yambereye umuntu w'umubyeyi dore nguyu turi kumwe nawe yambereye umubyeyi rwose yunganira mama niga mbayo nize tronkume ndayirangiza cyakorera icya tronkume ndagiswata nuko nkomeza tuwereje nariyo mba nanone abadukurikiye mubyara wari kuvuga ntabwo ari wo kuri famiye yaboneye ni mubyara wanjye aho narereye mubyara we yaremye yego aho narereye nuko aramfasha ndiga tuwerive ndayiga ndayirangiza ariko cyakora nabashije nibura kwibukaho diplome ndayifite nubwo wenda ntabonye akazi ngo nyikoreshe ariko ndayifite ariko nawe yambere w'agaciro mu buzima cyane rwose ndabashimira cyane ariko noneho ibitangaza bibaye ejo bundi noneho ndibaza birashoboka mfite umuryango
buriya hari igihe najyaga nicara nkavuga akosa ubu mananye wumvuka hehe wumvuka muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa hari naturutse hanze nkibaza ubu nabavuka mu Rwanda bikagera iki gihe ntarabona umuryango bishoboka ariko ibyo ari byo byose niba mvuka mu Rwanda ibyo ari byo byose umuryango wanjye warazimye ubwo akaba ari ibyo ntekereza nibwo ejo bundi nagiye kumva numva barampamagaye bari kumbaza iyo nkuru ati uyu niwe yahamagaye mama wandeze mama arangije arampamagara arambaza ngo kuko ari umuntu wambwiye ngo uba i Kigali ntabwo ukibana n'umugabo ntabwo ndi Kigali nta nubwo nigeze ngerayo nibera Nyagatare kandi umugabo turi kumwe wese ko runaka yambwiye ngo nguri i Kigali yewe ndavuga nti mama nta nubwo ndagerayo pe ntabwo ndagera rwose ni Nyagatare twibereye numva ariko amakuru ari kuma ibyo ari byo byose ari kuvuga ngo hari umuntu abonye i Kigali musa kandi mushobora kuba muri iyi mpanga nibwo wambazaga nese wavukanye n'impanga yewe n'impanga nibyo sinabimenye ntabyo nzi pe wenda biranashoboka ko yaba ahari kuko mama yaturayaga turi babiri yahishira umwana hasi undi amuhetse niba twari incukirane simbizi ubwo ngewe ni gutyo mbifata nuko aho mpagaze nkibaza nanjye kuko ubu ntabona umuryango ibintu bibaho mbese nkumva birandenze sinzi uburyo nahise mbyiyumvisha bihita binjyana kure cyane ubwo yabigenze gutyo noneho abarambwiye ati wegenda ku muntu ukoresha WhatsApp bagufotore ubundi nurangiza wohereza ifoto kuri WhatsApp ndabikora yewe icyo gihe nari ndi guhinga ntashye yewe guteka n'igikoma nta mbako gatima ntarakora bifite habuze n'ibintu reka manze bikurikirane ariko ndiye ariko bicyo gihe nkaba naraje mbwira uyu wanjye ndamubwira ariko we siko ngiye kubona umuryango ariko mubwira umuryango se ugiye kuwubona hehe aha reka nze mbikurikirane niba yatuze reka nze nkurikirane ndebe ntawamenya ariko hari ikintu umaze iminsi niyumvamo nkumva ibintu ntibisanzwe nuko ubwo mvuye guhinga n'igikoma sinagitetse nta mutima nari mfite pe n'inzara sinayumvaga mba ndagiye kuri uwo muhungu ukoresha WhatsApp aramfotora yambariye agakanzu k'akarondoni ndagenda aramfotora arangije ariko mu kugera nambwira ni mwana hari ibintu ugiye kukudiringaho ni mwana nimba wari umfashe nindebe ko haravamo akantu ndakubwira nyuma ariko ikintu kiri buvemo kuko ntabwo nakubwira mbere kuko nanjye ntabwo nsobanukiwe nireka manze tubanze tudiringe turebe ndakubwira nyuma ikiri buvemo nuko aragenda ngo cyangwa mugiye kungambanira sha ibyo bintu udashaka kumbwira nibiki nayamane ibyo bintu ntabwo nabikora nuko niwe nifotora gusa ubundi nicaka ifoto ukayohereza kuri WhatsApp hari nimero ndaguha wohereze kuri WhatsApp ubundi wewe igisubizo tuhita tukibona turi kumwe nuko aramfotora arangije ifoto birafungutse mbonye impanga yanjye uyu muntu uko dusa ariko niwe wese abimbwira uyu muntu uko musa nanjye mba ndarebye ko mbona nanjye dusa nuko murumva birandenze intekerezo pe ubwo ndangije nahise nzamuka n'uyu twari turi kumwe umva ibi bintu uyu muntu murasa pe ibyo ari byo byose ni uwanyu pe nuko ndazamuka njya mu rugo ubwo nawe ngiye kugira ngo nyine gusigara ndi gushakisha nimero ngo tuvugane noneho wa muntu twari tumaze kugera ku ntuza kuri WhatsApp ye kasina barongera aramuhamagaye aravuga ati genda undebere uwo muntu tuvugane kuri call video azana phone turavugana noneho turi kurebana gutya imbona nkubona ndamwitegereza gutya ndi kumureba neza mu maso njyewe amarira yamanukaga mu maso nta kindi navugaga numvaga byandenze nta kindi kintu nakongeraho nuko nawe ni umuntu uri seriye pe yarakamiritse rwose amarira yarashize numva ndamureba ndamwitegereza ye numva birandenze rwose ibintu
birashoboka, cyangwa wasanga ari iri koranabuhanga ry'iki gihe riba ririmo rigenda ritubura ibintu rikabigira uko bitari. natekereje ko ari AI. Ubwo ariko nawe mu kumpamagara ahangaha ati mva ati ndemeye, ati amaguru n'amaboko byose ndamanitse pe, ndemeye ni ukuri rwose, uri uwacu, uri impanga yanjye. Mbaye iki gihe cyose ntari nzi ko mfite impanga, ntabwo mbyumva. Ariko ibi bintu, ariko Imana ishobora byose, ishobora byose pe. Impinduriye amateka guhereza isaha, amateka irayahinduye. Turavuganye biba birarangiye, numva noneho ndi kubura aho nkwirwa, nkahagarara ncika ururondogoro. Uriya abaturanyi banjye ntabwo bari bansobanukiwe. Nawe umuntu wiberaho witurije, ntavuga ndi wa muntu udashika amazi ukawe, cyangwa ngo ngende aho abandi twicaye dutere burage. Nakundaga kuba nibereye mu rugo, nkacaho gutyo ngenda nkabasuhuza bikarangira. Kuganira kwanjye byaturukaga kure pe, urumva. Nuko nibwo nageze aho noneho ubwo atangira kumpamagara kuri fone, turavugana byinshi, noneho dutangira gusubira ambwira amateka y'ibyo yibuka. Avuga ati se none se ko nkubonye nkabona dusa, uri impanga yanjye. Sinabibwirwa n'iki uretse kubona dusa nanjye, ariko niko ndi kubibona nanjye. Nuko ubwo aravuga none se weho wabonetse gute, byagenze gute, umuntu wari uguhetse se uramwibuka? Ntabarisha ni umuntu wari umpetse ntabwo mwibuka, ariko yari umusaza wanjye arampeka, abonye mama dusize ansiga hasi arigendera, njye mbura gutya. Ni gusa birangira banjyanye mu kigo cy'imfubyi, aba ariho umubyeyi wandeze aba ariho avura. Nuko ati se none se weho ngaho mbwira wowe uko ubyumva, wenda we niba hari utuntu dukeya waba uziho. Avuga ati icyo ko yajyaga yumva mama avuga ngo hari impanga ngo navukanye nayo ngo yabuze, ndamubaza ntiyitwaga nde? Avuga ngo yitwaga Mukasine. Yitwaga Mukasine? Ese ko nanjye ariko nitwa numva n'izina noneho ni iryanjye. Kumva noneho nimbayeho ntazi niba na Mukasine ari iryanjye. Ubwo numvaga ko banjyanye mu kigo cy'imfubyi bakampindurira n'izina, urumva. Bampindurira izina, numva birancanye se. Nuko numva birandenze, ati nawe witwa Mukasine? Ntazatewe. Nuko numva ibintu birandenze, mana yanjye, numva mbuze aho ntwigwa, ndibaza mbura igisubizo. Ibintu birandenga pe, ariko ubyumva uti birandenga. Noneho ubwo birangiye, sarangije kumva amateka ko niyo mpanga yitwaga Mukasine, bikubitana nanjye nuko ariko nitwa. Nuko yewe ni gusa byo narenze ko mbayeho naratuburiwe n'izina, nariko bisanze n'izina ryanjye ariko nitwa. Nuko ubwo dutangira kwibwirana umunsi ku munsi. Yewe mana yanjye, uraho komera cyane, iminsi myinshi kwezi watumenya neza turi kumwe tugezera y'ibyanjye. Ngo uyu wangaragaje rero n'uyu rwose ni ukuri kw'Imana n'umuyamashyi. Abantu urabona uyu mubyeyi atari mu nzira y'ukuri rwose pe. abantu badukurikiye bashobora kutumva impamvu y'ibitego bitatu Imana yatsindiye rimwe. Uyu munsi ufite umuryango wawe nyawo, n'undi Imana yaguhaye n'uw'umuryango w'umugabo wawe. Hanyuma mu mboni nanjye mbonye iyi foto murabona ko ari mbahwe. Imvamutima zanyu mwembi uyu munsi ni zimwe pe, ni izihe? ni ukuri rwose. Ibyo byari bifite ishingiro. Yego. Reka tuzamuhe Imana icyubahiro. Ni ukuri pe, ni icyayi. Impamvu mbivuze
buriya ishimwe ry'umunyonzi ryumvwa n'undi munyonzi mugenzi we. Nkanjye uhagaze hano sinzi mama wanjye ngo yasaga ate, papa wanjye yasaga ate, uri kumva? Iyo ubonye Imana ikoze igitangaza rero ni ibyiringiro yuko n'ibindi si izabikora. Ni ukuri Imana iha umugisha umubyeyi. Yego komeza. nuko ubwo tutangira kuvugana kenshi gashoboka. Baravuze ngo none wari musaza wawe, mfite na musaza wanjye, ngo yewe hari na murumuna wawe. Ego kuma nanjye mfite imiryango ingana utyo. Nuko ubwo noneho turi kuvugana ubutitsa, ngeze ndamubwira ariko uwo musaza wanjye utari kumvugisha bitebye, neza nimero ngiye mutesha umutwe. Ibi bintu ntabwo nabyihanganira, ngiye ngomba kumuhamagara nkamwisubiza nkamwibariza kuki ari gutinda kumvugisha. Nuko abamuhaye nimero ndamuhamagaye, abarankubye, hashize akanya cyo kora barampamagaye. Nuko turavugana kuri telefone, nuko ati ko numva ari Kasine se turi kuvugana. Ati ntabwo ari Kasine ni Mukasine. Ko numva se noneho ijwi ni noneho ni Kasine, ahubwo nayigize ngo ni Kasine umpamagaye. Nuko ni Mukasine uguhamagaye, ni umuvandimwe wawe yari yarapfuye none arazutse. Ni Imana ikoze ibitangaza, avuye mu bapfuye pe. Nuko turaganira, ni umuntu utavuga cyo kuri iminota myinshi cyane kuri fone, ntabwo amara igihe kuri telefone, igihe cyarakijera bihagije. Nuko turavugana simburana n'uyu dusimburana, yewe numva Imana yanjye numva mfite ibyishimo bidasanzwe ntigeze mbona mu buzima bwanjye. Ariko nta ibyishimo ntigeze mbona mu buzima bwanjye nabibonye ejo bundi pe, ndababwiza ukuri. Numva mbaye musha, noneho nkicara urantangaza Yesu we, unkuye muri puberi, urampinduye, urankarabije, urampindura pe, uransize rwose, umpinduye umuntu mushya rwose pe. Ni ukuri ntabwo nari nzi uwo ndi we, ariko ubu mpise menya uwo ndi we sahizi ngizi rwose. Unyambitse umuryango, mbaye umuntu mushya. Nari narabaye incike kandi abanjye bariho ntabizi, narahiranywe n'agahinda, ariko Imana isinyambika abanjye. Numva Mana, numva pe aho ndi nkajya numva hari kuba hato, abana ntabwo nongeye kubiteza, umugabo ntabwo nongeye kubiteza, cyoko nawe arankundira amakanya pe, nawe akajya amera nk'umuntu wiheje. Ubundi nkamara igihe kinini kuri fone kumwe n'impanga yanjye tuganira. Yewe Mana, hari n'ibintu byambaye icyo gihe nari ntetse amazi y'akawunga pe, turavugana kuri telefone, amazi arashya, nanjye nshiramo umunyu sikamo n'amavuta, ndongera napfundikira ndagira ndacana, turi kuvugana ndacana, ngiye gukuraho umufuriko mbona amazi yakamye. Umugabo ntawe wari uhari, ibyo byose byabaye adahari, ariko nta kindi yari kurenzaho. Urumva numva noneho ibintu noneho bimbaye ndasaze, mfashwe n'ibyanyu. Nuko ndongera sikamo andi mazi ndacana bundi. Mana yanjye numvaga nshaka kuva kuri fone igihe cyose. Umwana yamvugisha, oya uretse mwe mu gihe hariya, ariko mbese manje mvugane n'Imana yanjye. Mbese mwumva Mana, mwumva niwe twamarana igihe kinini kuri fone, mwumva niwe muntu naho umwanya munini uhagije kuri we. Nuko ibitangaza byanjye bigenda bigaragara gutyo. Noneho nkajya ngenda mbwira aba baturanyi, uzi ko Imana impinduriye amateka, mbonye umuryango. Nari mbayeho ntagira umuryango, ariko ndawubonye pe. Iyi myaka 32 yari ishize ntazi umuryango wanjye, ariko Imana inkora ibitangaza, mbonye umuryango wanjye. Mana, numva rwose ibintu byarandenze, si ibyo kwirarira pe, rwose umva byarandenze. Mbura uko yewe wa mugani ntacyo wabona wahereza Imana, nta gihembo wayibonera pe. Uretse ko ariko nshaka gutegura ikirori mu kwa munani, nzajya kwishimira pe, nzajya kwishimira rwose. Nzagenda wenda nuko bashobora guturuka kure ntituhagereye rimwe, bari kuzamperekeza nkagenda imbere nkashimira Imana rwose, nkabwira abakristo ibintu byambayeho. Nukuri kandi izabikora pe, nukuri ndabiharanira. Nibi ntabwo ari byo kwiherera rwose, birarenze igipimo. Nuko umuhuza uyu bose amazina nari nzi ko yitwa, ariko kuri fone nahise nandikaho izina
umuhuza, mpita nandika umuhuza, ndavuga rwose mbonye abantu b'agaciro mu buzima bwanjye, umuhuza ampindura amateka mu buzima, uwandeze nawe nawe yabaye uw'agaciro kugira ngo abe yaramfashe neza handere ngera ahangaha, ngera aho ngaragara noneho mbona umuryango, urumva nawe rwose wenda nubwo yagize ikibazo cy'uburwayi ntiyahagera, ariko Imana imurebera ahantu ari imukize pe, imumfashirize rwose, niyo mu kwa munani yaba ni umuntu pe wahuye n'ubumuga uhora arwaye, mbese indwara zose zimuteraniraho nta gihe aba ari muzima, zimuteraniraho pe, ariko navuze ni Imana nzemera mutegere aze rwose, ibyo birori ntibizamucike rwose, bakwiye kado pe, bakwishimye, bakwishimwe rwose, Imana izabinshoboze, nuko ngiki gitangaza rwose mbonye none ngeze mu muryango, mbanyetse no kwivuga. Umusaza wanjye niwe waje n'impanga yanjye n'uriya mama wacu, undi ntabwo ndi kumubona, musaza wacu wari uhari kwa data wacu, ariko ashobora kuba hari simbizi, ntabwo ndi kumubona, nibo bantu bangezeho, ubwo abandi bose abandi ni bashya, ubwo uwo ari we wese ndi kubona aha n'umuryango wanjye, ni mushyashya ariko kuri dufite inyota n'inzara yo kumva n'ibyumviro bya Kassim. hewe murakoze cyane kunyakira. turabatandukanya gute se ko numva amajwi ari amwe wa mungana? Nanjye ndishimye cyane, Imana ihabwa icyuramumere, Imana icyubahiro. Amen. Mba ni iby'agaciro kongera kubona impanga yanjye, noneho umunsi urageze abonye umuryango, twe twari twarabonanye, ariko icyari gisigaye kwari ukuza akabona umuryango, turabyishimiye cyane, murakoze. Imana ishimwe. Mbanje kubashimira mu gihe tumaze turi mu rugendo rurerure. Uyu muntu nabanye nawe, ndavuga make kugira ngo twihute kubera amasaha. Nabanye nawe nzi neza ko hari imfubyi koko, ariko yararezwe n'uyu musaza ngera ari muzi, ariho namukuye, abandi bo nari nzi ko hari ababyeyi be. Ubwo nyine twaje kuganira, ambwira ikibazo cyaje kumubaho, kubw'amahirwe turicara nkamubaza nti se iwanyu ntabwo uhazi? Ati wanyu. Nkamwibaza nkamubaza se ubu nta n'igitekerezo ugira ngo wenda nzagufashe gushaka? Yego. Ati wapi. Twaje kubaho turatuza, twarabifashe nk'ibirawo nyine nta kundi twabigenza, nabatuje azi ko umuryango we ari njye n'abana n'uyu musaza n'umukecuru bamureze cyane. Turabyakira turihangana, kikora kubw'amahirwe ejo bundi ibintu byaje kubaho, nanjye byarantunguye. Ngenza kumubwira none ikintu kigiye kubaho, kubera ko ntarabona n'ifoto y'uwo muntu, turabanza tujye gufatisha amaraso. Niko namubwiye, abona mbivuze rwose ntuje, nzi ko ariko bimeze. Noneho amahirwe yaje kubaho, nabonye ifoto y'uwo ikimara kugera muri telefone. Iyo nahise mubwira ngo ikintu mwihinduye, ntabwo tuzajyayo. Ni rwose ahubwo iyo nza kugera i Kigali nkamubona, nari kugira ngo niwe wavuye Nyagatare uranciye kujyayo. Ariko ikinshimishije turi kumwe none niwe ndamubonye. Noneho ikindi cyiyongeyeho, aba bantu muri uyu muryango hafi ya bose uko babona sa nk'uwabanye nabo, kuko nabaye inaha igihe kirekire, mba hano hirya mu Rudashya cyane rwose. Nabaga hano hirya kwa Sumuta, nahamaze igihe kingana wenda nk'imyaka nk'itatu, mbanayo na mukuru wanjye we no mu minsi yashize yavuye inaha azana hano kuri uyu muramu wanjye. Noneho nsanga ni imiryango yisanga, nsanga turi bamwe. Noneho twaravuganye, namuhamagara twaganira, nkamubwira ndetse naje kumubwira ni Gasete uramuzi wo muri sanire? Ati ndamuzi.
ntiharanahabaye imyaka 5. None nubwo naje ndavuga ese kwa Mose urahazi hano hirya, ati ndahazi, ntiharanahabaye imyaka 3, bari abantu bose bawaje ndabazi neza nta kibazo. None uriya mukecuru we twaraganiriye ndamubwira ni iwawe ndahazi. Nganiriye n'uriya mudamu nsanga nasize acuruza hariya hirya. Numva ibintu biraryoshye. None rero mbere ya byose njye nshimira Imana ku byabaye. Uyu nguyu yashatse kumukura mu ruhande atararimo, kuko kenshi na kenshi aricaraga akabyibazaho, ariko Imana yaramufashije ava muri wa mwanya atararimo. Ubu ubonye ibyishimo afite, asigaye yicara akarya nkabona arishimye cyane rwose. Ubwo rero niyo mpamvu natwe twafashe umwanya ngo reka tuze umuryango nawo ububone, ariko twe dufite umwanya uhagije wo mu kwa munani. Dushaka kuzategura tugatumira inshuti n'umuryango, abantu bose bakaboneka, n'abo basaza nabo bakaza, tugakora ibintu byiza tukajya gushimira n'Imana mu rusengero. Ubwo rero kuvuga byinshi twaba turi kumara umwanya, kandi dufite n'abantu bagomba kuvuga. Imana ikomeze iturinde, irinde n'abandi bose. Amen. Turifuza kuzajya kuri uriya mubyeyi waturereye mushiki wacu, ati tukamushimira, noneho byaba ngombwa tukajya no mu rusengero tugashima Imana kubw'imirimo n'ibitangaza Imana yakoze. Mu by'ukuri Imana yarakoze, yakoze byinshi. Umusaza nuko mbonye yagiye, wa musaza ari hariya, nari kumuvugaho byinshi. Mu by'ukuri yarakoze. Kurera ntabwo biba byoroshye, kurera ntabwo biba byoroshye. Urumva umuntu waturereye, niko ndi kuvuga, wenda adahari wenda araza, yaraturereye, abasha kwigisha umwana. Mu by'ukuri ni byinshi yakoze, ni ibitangaza. Nuko wenda atari hano hafi, ariko abavandimwe bari kumwe nabo turacyakomeza kubashimira. Mukecuru ari we mama w'uriya mwana, ari nawe mama wacu, ntabwo yabashije kuboneka kubw'uburwayi rwose, ariko nagira ngo babwire imvamutima iri ku mutima wacu yuko ari umugisha ku buryo bukomeye cyane. Mukecuru rero tuzajya kumusura, kandi nitujyayo kureba mu rugo tuzabatumira, muzaduherekeza. Si muzaduherekeza se? Kandi Imana izabaha umugisha. Turabatumye rero, muze naza ndongera mbisubiremo, turabatumye mugere mumubwire ko tuzabaherekeza, nani tuzaza twifatanya namwe mu birori. Kandi mumubwire ngo mu by'ukuri twebwe ababyeyi bacu barapfuye, ntabwo bari ngo bamushimire, ariko twebwe turahari, sibyo se? Turahari, kandi Imana yaduhaye umugisha. Rero nagira ngo nshime mvuga ngo muzehe kabura musaza ze, we mugabo uriya mubyeyi wasigaye mu rugo utabashije kuza, mu by'ukuri bakoze igikorwa cy'ubutwari kandi gikomeye. Muzehe mwarakoze cyane, nari ndiho mvuga mwarakoze, mugira neza, kandi Imana ibaha umugisha. Ubwo rero tuzaza mu kwa munani kubashimira by'umwihariko. Ngiye n'umubwira umukecuru ko aho mwageze mwasanze ari amahoro, mubwira ati rero ababyeyi babo ntabahari, ariko abana babo barahari. Rero tuzazana ishimwe ry'inka, mu kwezi kwa munani tuzazana inka. nta kibazo. Murakoze cyane. Rero nako nabavuzeho gatoya, ibindi njye na muramu wanjye tuzakomeza tuganire. Muramu wanjye nawe nakubwira ngo rero ukomeze ufate mushiki wanjye neza, hagarara ku ruhande, ukomeze ufate mushiki wanjye neza, kandi narahageze nabonye uri umuntu w'umugabo, naragushimiye cyane.
kandi ibi bintu mvuze ndabikomeje. Narageze nsanga mfite inka nubwo ikiri ntoya n'ibiki ariko ndabiganiraho na madamu, nawe tuzaguha inka. Ubwo zibaye ebyiri, reka mberekeye aho, ubwo ibindi tuzataramana, Imana ibahe umugisha. Murakoze. yego. Maze rero bavandimwe, uyu muhuza waduhujije agakubitana n'Imana, Imana ikavuga iti reka nzakwereka umuntu uzasana wa wundi mwareze. Koko uyu mukobwa yarebye neza. Ubwo rero kugira ngo uyu mukobwa nanjye nze kumubona, umukecuru yaricaye, turicara. Hari nitwa Rudasiba kurongora, njyewe sinababesha. Narongoraga abagore banjye ni abagore 5. Abagore 5, muri aba bagore ko ari 5 nibo bamesheje uriya mwana wanjye. Noneho umukecuru ati rwose ntabwo ushobora kwicara, ndashaka kugira ngo nzaze kwishakira utwana tuzaze tumfasha. Nabwiye umukecuru nti rero wa mukecuru we, icyo gitekerezo ntabwo ari kibi, ni cyiza. Uzagende uko uzabona Imana izaduha, ntituzabona uri ukuzana. Uko ko yaragiye aza mu kigo cyo mu Ruhengeri. Agezeyo yazanyeyo umuhungu, azanayo n'uriya mukuru. Ubu ngubu umuhungu abyaye 3, umukobwa abyaye 2. Maze ntabwo ndatera menshi, gutera menshi ntabwo ari ko kuyameza. Uriya muhuza wacu yewe ni umwitegereza, kwitegereza koko. Araza abwira umukecuru ati rwose atari ko, ati ko ngenda, ati nkabona umukobwa wawe, atari ko muzi ko abana n'umugabo. Umukecuru ati rwose, ati none se, ati yagutoroka tukabiyoberwa. None nanjye nagesanga ni Rusiya namwiboneye. Maze rwose iyi Mana yarakoze, n'ubu igikora, n'ubu iracyakora. Maze murakoze bavandimwe, ijambo ryanjye nanjye akaba ari iryo. Nanjye mu kwezi kwa 8 nzabitegura ndakapfusha uwambyaye. Niko nkora kandi. Rero tunyuze ku mutima ko twishimye, ariko twavuze ko tuzongera tukicara nk'umuryango tukamwandikira urwandiko rurimo amateka maremare. Ubwo rero umuhuza rwose nagira ngo yigireye. Murakoze. Twagira ngo tugushimire, twakwandikiye urwandiko ruto uragenda usoma, ariko hari urundi rwandiko twitegura kurwandikira rurimo amateka maremare. Ubwo rero Imana ibahe umugisha kugira ngo turugushyikirize. Murakoze. uru rwandiko rero ntabwo nzi gusoma, nubwo muri kundeba wenda muri kugira ngo ndashabutse, ariko aya maso ari gusa n'agiye guhuma. Mfite abakobwa hariya baze bamfashe kuko aribo bazabikira. Rwose murakoze cyane, bakoma amashyi menshi cyane. Wasigaye hehe wowe mukobwa waje kunkura mu modoka? Urwandiko rwose genda urusome. Maze rero ba nyakubahwa
bavandimwe b'inanga ngo ni mu rudashya ni igasogi. Nyagasani azakomeze abarinde nk'uko yarinze aba bana. Ntitwabuze abagenda kugenda, igihe cyabo kiba kigeze. Nongeye nsubiyemo ko ababyeyi b'aba bana b'uyu muryango batapfuye, barashyushye. Nimubanze mwitegereze murebe aya mashami. hari n'abandi b'eshamba. Niko bababwira ngo muzabona Imana. Imana ni uku bayibona. Utazabonera ibyiza kuri iyi si nta handi azabibonera. Ubu rero uyu muryango wubatse amateka ku isi hose kugira ngo abana bagende bafite imyaka 2 bazahure bafite abana bangana bati. Ni igitego, mumfashe duhe Imana amashyi. Murakoze. Ubwo tuzahura icyo gihe mu kwa munani. Kumpa umwanya kugira ngo nanjye icyo mvuga kuri mwana Mukasine Lucia. Buriya nanjye ni umubyeyi wa kabiri kuko umuryango wamwakiriye kuri musaza Masenge, umukecuru ni Masenge. Ubwo rugo rwakundaga kuza kwakira abana, nanjye niyo nakuriye kugera aho nshaka nsubira ku ivuko. Ubwo bavanyemo icyuho nyine bongera kuzana abadusimbura kuko twari dukuze, biba ngombwa ko Mukasine yiga segonderi, abakecuru babura mikoro kubera ko njye muri hafi n'amashuri. Biba ngombwa ko aza kuba mu rugo guhera mu mwaka wa 2 kugeza mu wa 6 segonderi. Ava iwanjye ari inkumi, yarangwa n'abana banjye bose bakajya ku ishuri, agahabwa iby'abana bakenera byose. Akaba umwana witonda cyane, akavuga amagambo make, akaba azi ko arajya ku ishuri kuko tuba twegereye amazi. Mu gitondo akagenda akavoma amazi, agakaraba, akajya ku ishuri, agataha agasangira n'abandi bana, ku buryo nta wari uzi ko aturuka ahandi, bumvaga ko ari umwana wo mu rugo. Ubwo rero ibi ni ibyishimo bikomeye cyane kuba yongeye kubona impanga ye akabona umuryango. Ndumva ibyishimo yaba Lucia cyangwa se twebwe twamureze, bitumye dukomeza kumva dufite akanyamuneza no kumva ko umuryango ukomeje kwaguka. Biri n'amahire, murabona ko amajije kugira abana 2. Ubu urumva ko umuryango uri kugenda waguka. Tukaba twishimiye rero kuba twageze aha ngaha tugasanga hari umuryango mugari nk'uyu. Bitumye natwe twumva ko igihe cyose tugomba gusangira ubuzima tukiri kuri iyi si. Ubu tuba abavandimwe, twagira ubukwe muzaza mudutumira, twabugira namwe tubatumire, dukomeze gusangira ubumwe. Imana yaduhaye urukundo rwo gutuma duhura n'umwana tutazi ko azabona umuryango, none akaba abonye umuryango nyuma y'imyaka 32. Ndumva ari ibyishimo bikomeye. Abari aha ngaha mwamfasha tugaheza Imana amashyi yo yakomeje gukora ibitangaza byayo. Murakoze.